hari abatinye kubera abo tuzi bafite ibyasha cyangwa bafite amazina bamaze gutuma umurimo w'Imana utukwa, ariko ukamutinyura ukamubwira uti hinduka, menya ko hari ibihumbi 7 bitarapfukamira Bayali. Ariko nanone umugore udateguwe, umugore udatojwe, umugore ubuze abamushyigikira, umugore wiburiye icyizere muri we, imbaraga ze zihinduka ubusa. Gicamunsi kiza abateranye kuri aya masaha, ngira ngo hari n'abadukurikiye bari mu masaha y'igitondo, turaza kubifuriza igitondo cyiza, hanyuma bari mu masaha y'umugoroba tubifuriza umugoroba mwiza. Abo turi kumwe rero ku masaha y'igicamunsi nabo turababwira ngo amanywa meza, tubasaba umugisha w'Imana mwese abadukurikiye. Nk'uko mubireba rero nge muranyumva ndi nyuma ya kamera, ariko hari abo mubasha kureba imbere ya kamera zanyu cyangwa se imbere ya screen mubasha kureberaho. Reka rero tujye kubakira, hanyuma nitumara kubakira bari buze gutangira batwibwira. Ngiye uyoboye iki kiganiro nitwa Ikuzo Emi, hanyuma ndi kumwe n'abanyamakuru batandukanye tugiye kubana muri iki kiganiro. Reka rero tugirirwe umugisha wo kwakira bicaye imbere yacu kuri pano, hanyuma nibo bari buze kumenya uko bahitamo uza kubanza cyangwa se uza gupresenta abandi, hanyuma nyirizina duhite tubakira banadusabira umugisha w'Imana kugira ngo tubane muri iki kiganiro twasenze. Karibu bashumba. Umwana ni ubanza. Yesu ashimwe. Nitwa Umuganwa Jolie cyangwa Jolie, ndi umushumba, ndi umwe muri abakozi b'Imana ndetse umunyamugisha kuba ndi kumwe n'abakozi b'Imana, ababyeyi bacu nigiraho byinshi cyane. Muri iki gikorwa cyaduhuje nkaba ari giye coordinator cyangwa umuhuzabikorwa wacu, aho umugisha. Murakoze cyane, ndabashuje mwese aho muri impande enye zose z'iyi si. Uwo mureba ni Bishop Jolie Murenzi, abandi umushumba mukuru w'itorero Life Givers Christian Center, ariko muri iki gikorwa cyaduhuje nk'abandi umwe mu bakiyoboye. Turanezerewe, turashima Imana ko turi kumwe namwe. Reka twakire n'abandi batwibwire. Imana ishimwe, tunejejwe no kuba turi muri iki kiganiro hamwe n'abanyamakuru. Karisa Shyaka Emmanuel niyo mazina yanjye, nk'abandi umuyobozi w'itorero yitwa Revival Fountain International, isoko y'ububyutse mpuzamahanga. Nkaba ndi umwe mu bajyanama kandi abanyamuryango b'iki gikorwa turimo uyu munsi tugiye kuba tuganiraho. Imana ibahe umugisha. Ndashima Imana uyu munsi mu izina rya Yesu. Ndashimye ko bantumye kugira ngo tubwire abatureba, tubwire abantu b'Imana igishakwa muri iki gihe. Nitwa Nzamwita Faustin, umukozi w'Imana. Imana ibahe umugisha, ndi inshuti y'iri torero. Imana ibahe umugisha cyane. Tugira umugisha wo kuba turi imbere y'abantu benshi badukurikiye, ariko nyirizina ntibaramenya impamvu turi hano. Ndagira ngo duhere ku muhuzabikorwa nyirizina cyangwa se umuyobozi w'iki gikorwa nyirizina, mutubwire impamvu nyirizina ituma turi hano. Yes, murakoze. Nka coordinator cyangwa umuhuzabikorwa, turashima Imana kubera iki gikorwa cyiza yaduteguriye. Igikorwa kizaba mu cyumweru gitaha, nta nubwo ari kera guhera uyu munsi. Hari inama mpuzamahanga y'abari n'abategarugori, hakabamo igiterane cyangwa cy'ububyutse, hakaba harimo n'ikindi gikorwa cyiza cyane cyo kuzubahisha cyangwa kongera kubwira ababyeyi bacu ngo mwarakoze umurimo, mwakoze uhambaye. Harimo n'ibindi byinshi byiza cyane. Munyemerere rero mbakirire umuyobozi wacu kugira ngo akibasobanurire neza. Imana ibahe umugisha. Murakoze cyane coordinator wacu Apostle Jolie. Inshuti rero Banyarwanda, Abanyarwandakazi, ari abari mu Rwanda, ari abari mu mpande enye zose z'iyi si, abazadukurikirana mugakurikira iki gikorwa kuri online, turashima Imana kubera yuko iki ni igihe cy'Imana.
dufite ibikorwa nk'uko mubyumvise abivuze ariko ntabirambuye neza. Turanezerewe cyane kuba umurimo nk'uyu nguyu ugiye gukorerwa mu gihugu cyacu. Network yitwa Rive Mark Noteska Network ifatanyije n'amatorero atandukanye y'abakristo muri iki gihugu cy'u Rwanda. Twateguye icyambere ni inama y'abagore twayise Rive Mark Noteska Women Summit, izatangira itariki 20 z'uku kwezi igasoza 22. Iyo ni iminsi 3. Iyo nama akaba ari igikorwa kizajya gitangira mu masaha ya mu gitondo, ikabera ku rusengero rwa Life Givers hano mu mujyi mu karere ka Nyarugenge mu murenge wa Gitega. Ariko ndashaka kuvuga ngo abagore, abakobwa, uyu no mugisha ukomeye. Nkuko mubyumvise ni igikorwa international, ni igikorwa gihuje abagore batandukanye baturutse mu bihugu bitandukanye, cyane cyane abenshi n'abaturutse mu bihugu bya Afurika. N'abagore Imana yagiriye neza, n'abagore bize, n'abagore buzuye umwuka wera, n'abagore basizwe amavuta, n'abandi ba hano mu gihugu cy'u Rwanda. Tukaba dufite theme ivuga ngo building a woman is building a nation you cherish. Kubaka umugore uba wubatse igihugu wubaha ukunda. Iyo umugore yubatswe aba agiye gukora ibintu bikomeye, kuko buri gice cyose cy'ubuzima bw'umuntu kigizwe n'umugore. Turashima Imana yuko iyi nama y'abagore igiye kuba no mu gihe aho umunsi mukuru w'abagore ku isi yose ari ibihe byawo byo kuwizihiza. Abagore rero rwose turajya ngo mubyumve, iyi summit y'abagore izagitangira mu gitondo saa 3:30 dusoze saa 9. Ariko nk'uko mubyumvise ntago twibanze ku bagore bonyine. Dufite igikorwa rusange cy'abantu bose, igiterane cy'ububyutse kizajya gitangira saa 11 z'umugoroba kugeza saa 1 z'umugoroba, kugira ngo n'abandi bakora baba ku kazi bashobore kunguka. Abavuga butumwa muraza kuba mubumva, turaza kuba tubabwira. Ariko hari ikindi gikorwa kiri muri aya matariki. Tuvuze ko igikorwa cy'abagore kizatangira itariki 20 kigasoza 22. 23 hari igikorwa cyo kubaha, cyo gushimira, cyo kwizihiza abakozi b'Imana. Abakozi b'Imana bakuze babaye intwari zikomeye mu murimo wo kuvuga ubutumwa bwiza. Turashima Imana. Njya ntekereza nkabaza ngo mbese ibihugu bibaye bidafite Imana, u Rwanda rubaye rutari mu Imana rwakabaye rumeze rute? Kuko ijambo ry'Imana niryo rihumuriza imitima rikubaka umuryango w'Abanyarwanda. Aba bakozi b'Imana rero n'abakozi b'Imana bakuze barengeje imyaka 70, barengeje imyaka 40 n'iyindi bari mu murimo w'Imana. Baraye ku majoro, barasenze, bavuze ubutumwa bwiza. Ni nayo mpamvu uyu munsi wa none abarokore, itorera abakristo tugihumeka tukaba tugishima Imana, no mu miryango yacu akaba harimo amahoro. Kizaba ari igikorwa rero cyo kubahisha aba babyeyi. Turashaka tubwira abantu bose baduteza amatwi, public twumva, ndetse n'inzego zacu za leta, kuko igihe cyose dukorana nazo. Itorero rifite intwari, rifite aba bantu baba baritangiye ubuzima bwabo bwose, bagatanga ubuzima bwabo kugira ngo batugezeho ijambo ry'Imana. Tuzaba tububahisha rero ku itariki 23 saa 8. Hanyuma kuri 24 nyuma yo kuva mu matorero yacu atandukanye, aho hazaba hari amateraniro mu gitondo, nanone saa 9 tuzaba turi muri iki giterane turimo kugisoza. Imana ibamere umugisha, reka ndeke n'abandi bakomeze. Amen. Nabakiriye umuyobozi rero ko narinzi ko hari byinshi abahishiye kugira ngo murabyumvise. Nkuko mubyumvise tuzaduhera saa 3. Abari n'abategarugori bivuze ngo ari ababyeyi, ari AbaMama, ari abakobwa, mwese muratumiwe mukazahaba. Rero icyo giterane navuga ko atari n'igiterane nkuko dusanzwe tubimenyereye. Kizaba ari igiterane gisanzwe cyo tumenyereye, cyangwa revival meetings, cyangwa igiterane cy'ububyutse cyane mugoroba. Ariko mu gitondo bari n'abategarugori, ntabwo hazaba hari ijambo ry'Imana gusa. Hazaba hari abagore cyangwa abakozi b'Imana baturutse hirya no hino, bafite inararibonye muri domaine zose, cyangwa se mu bintu byose byo tuzi. Ari mu ijambo ry'Imana,
ari mu bucuruzi, ari mu nzego zose zo tuzi. Ni ukuvuga ngo tuzafata ikaramu n'ikaye twicare twige, byanga bikunda hari icyo tuziyungura, rero ntihazagira ubura. Ni ukuvuga ngo rero ntabwo ari twe twenyine, ntitukazajya twumva nk'aho yenda abantu bakoze Imana baturutse hanze hari ibyo batuzaniye baturusha, barabifite, natwe kandi dufite ibyo tubarusha. Ariyo mpamvu burya twicara tukigishanya. Muri abakozi Imana bo muzabona bazigisha harimo ab'Abanyarwanda cyangwa Abanyarwandakazi, harimo rero n'abaturutse mu mahanga. Bivuze ngo ni igihe cyo gutyazanya, bagore, bakobwa, bari, bategarugori, ntituzabure, tuzahabe dufata amakaramu n'ikaye twicare twige. Burya kugira ngo ugire icyo ugeraho nuko wemera ko hari ugifite icyo akurusha. Iyo rero wumva ushoboye byose, burya jya umenya ko ari ukwibeshya. Kugira ngo ugire indi ntambwe utera nuko hagira irindi rya, kugira ngo icyuma gikunde gikomeze gikora nuko aho kigimbye kigomba kubona aho cyityariza. Iki ni igihe cyacu rero cyo gutyazanya, muzabe muhari kugira ngo dushobore gutyazanya. Hanyuma abo bashyitsi bacu mwumvise yuko bazaza guhera ku itariki 19 20 tugatangira icyo giterane. Rero bivuze ngo mwese abashoboye babyifuza, hari imbuga zitandukanye zo muza kubonaho izo liste zitandukanye zigenda zinyuramo, mujye mwiyandika. Noneho nunasanga utari uri kuri urwo rubuga uzampamagare. Nomero yanjye turaza gusoza tuyitanze, nomero ya mami turaza gusoza tuyitanze. Hanyuma rero mwumvise ko hari n'ikindi gikorwa gikomeye. Nje naravuze ngo kiriya gikorwa ni igikorwa kidasanzwe cy'umwihariko. Amen. Igikorwa cy'umwihariko aho twongera twebwe abana, twe turi bato nubwo tutari gito, kandi turi bato bakeneye kwiga ibintu byinshi cyane. Aba babyeyi rero hari ibyo twagiye tubigiraho, ariko uwo munsi nanone tuzongera kugira ibyo tubigiraho. Kubera iki? Hazatangwa amateka yabo, tuzumva ibigwi byabo, tuzumva dusobanukirwa intwari yo kwizera imeze ite. Ese bakoze ibiki? Ese babikoze bati? Ese babigenje bati? Kwigihe turimo twebwe turagowe cyane. Ivuga butumwa usigaye bona tutazi ukuntu rimeze. Hari ababijemo ukabona babigize business, hari ababijemo ukabona ahubwo baratukisha izina ry'Imana, hari ababijemo ukabona barashakiramo indamu. Turifuza kuzigira kuri aba babyeyi, tumenye bo babigenje bati. Ese nabo bagize abahemu? Ese nabo bagize birantega? Mbe muri make njyewe n'abandi bangana natwe turumva twiteguye kuzicara tugafata, nabwo tuzafata ikaramu n'amakayi kugira ngo twige, twongere gusubizwamo imbaraga, twongere gusobanukirwa ngo ntabwo gukizwa ari ukuba ikigwari, nta nubwo kandi gukizwa ari ukubura ubwenge. Ndetse ibyo bakoze bishobora kuzaba biruta kure cyane ibyo twebwe turimo dukora bitugoye kuri ubu ngubu. Twe dufite imodoka, twe dufite amatelefone, twe dufite amavuta turisiga, twe dufite ibintu byose. Ndibaza ko aba babyeyi tuzasanga hari byinshi byo batari bafite, ariko ntibyababujije kwitwa intwari zo kwizera. Uyu munsi ariyo mpamvu twifuza kuzaba celebratinga cyangwa kuzizihiza ubwo butwari bwabo. Turi abanyamugisha Abanyarwanda kuba dufite intwari zo kwizera. Rero tutizimbye mu magambo, nibaza ko mwabisobanukiwe. Ubwo hasigaye niba mwumva hari icyo mukeneye kutubaza, mwatubaza. Aba babyeyi nabo bakaboneraho bakagira icyo badufasha, kuko murabona ko ntabwo tunganya imyaka. Niyo mpamvu rero bari hano kugira ngo baze kugira ibyo batwunganira, ariko biri buturuke mu bibazo byanyu kugira ngo Abanyarwanda barusheho gusobanukirwa. Imana ibahe umugisha. Murakoze cyane. Ngira ngo wenda mwabanza mukatubwira liste y'abashyitsi bazaturuka hanze bazaza muri iki giterane. Dufite umukozi w'Imana, Her Excellency Ambassador Abenatai uzaturutse mu gihugu cya Ghana. Azaba afite n'itsinda rinini cyane bazabazanye kubera uburyo bakunda igihugu cy'u Rwanda. Bumvise aya makuru bavuga ngo ngo natwe ntabwo dushobora gusigara, hari ibyo tugiye kubigiraho. Tugiye kwiga ukuntu abantu cyangwa bikunda mu bihugu byo hirya, murabizi ibyo bajya babikora cyane, bajya bakunda kwizihiza ababyeyi baho, ariko byanga bikunda hari agashya ko tuzabona natwe tugatwara iwacu. Icya kabiri baravuga ati dukunda igihugu cy'u Rwanda, uretse no kuza kwiga aho tuzaba twicaye, ariko tuzaza twikundira perezida wanyu, twikundira igihugu cyanyu, tuzaza tunamenye ngo mbese ubundi igihugu cyanyu ko gihora gisukuye, mwe mubigenza mute.
buri muntu aba ari mu muhanda hacisha imodoka kubura hasuka amazi yabigenza gute. Rero uwo mubyeyi afite timu nini, nabo baje kwiga, hari byinshi byo bazigira hano. Dufite undi mukozi w'Imana Pastor Joy, abenshi ngira ngo muraza kubabona kuri flyer. Dufite umukozi w'Imana Hortense, twese tuzi kandi dukunda, nawe ufite ijambo ry'Imana muri we ndetse n'inararibonye mu buryo bwinshi. Dufite abazaturuka Tanzania, Pastor Joan, dufite Pastor Jackie Onyekepe from South Africa, dufite umubishop nanone ariwe patron w'iriyerekwa yitwa Titus, nawe uzaba uturutse mu gihugu cya Afurika y'Epfo. Dufite Pastor Juliet from Uganda, dufite Reverend Margaret Gikwa from Kenya. Muri make ni benshi, hari n'abo tutavuze ariko tuzabona hano. Ni itsinda rero rikomeye, nababwiye ngo guhera 19 guhera 18 tuzatangira kubakira. Gusa abanyarwandakazi tumenye ngo duhishiwe byinshi, harimo byinshi byo tuzigiramo, harimo ibintu byiza gusa byo tuzabona. Ariko Mana we, igikorwa cyo kuwa gatandatu cyo numva nk'aho iminsi iri mitinda kugira ngo mfate ikaramu nanone nige ukuntu nashobora gukomeza muri iyi nzira y'agakiza, nkazagera ku gihe cyo nanjye nicara gutya makantu gutya bakambwira ati warakoze. Mana ibahe umugisha. Uko nakira bagenzi banjye b'abanyamakuru ngo batangire kugira ibyo bababaza, bari abapapa twabonye baba bari muri icyo gikorwa kizagaragara ku wa gatandatu. Yego, tuzaba turi mu gikorwa sino kukibamo gusa, ahubwo ni icyacu. Ntabwo tuzaba turimo nk'abashimirwa cyangwa bubahwa, ariko natwe tuzaba duhari. Itsinda rizaba rishimirwa ridutambutseho mu myaka, twe rero turi barumuna babo. Urumva rero kuba turi hano ntabwo twabakira hano kuko n'abageni. Umugeni rero ntabwo wamuzana mu ruhame igihe cyo kwambara icyubahiro, wa mwenda w'icyubahiro kitari cyagera. Okay, ngiye turasubira, reka nakira abanyamakuru bagenzi banjye bafite ibibazo bashobora kubabaza. Murakoze cyane. Nitwa Yasin Tuyishimire, ndi umunyamakuru wa radio na televiziyo bya Isango Star. Kibazo cya mbere mfite ni kuri theme y'iyi summit, leave a mark not a scar. Ndifuza ko wenda mwasa nk'abayisobanura neza mu Kinyarwanda kugira ngo abadukurikiye batumva ururimi rw'icyongereza babashe kwisobanukirwa. Icya kabiri, mwavuze kuri building a woman is a building the nation will cherish. Ariko se noneho n'uruhe ruhare noneho rw'umugore wenda w'umunyedini cyangwa ubarizwa mu idini runaka we mu kubuildinga the nation, we mu kubaka icyo gihugu, mu by'ukuri rukwiye kuba uruhe? Ngira ngo nibyo bibiri by'ibanze bindaza kubikurikiza wenda nyuma. Ngira ngo byakwihuta tubanje gusubizwa ibyo ngibyo. Ngiye gusubiza ku cyerekeranye na leave a mark not a scar, sobanura ikimenyesheje. Hanyuma uriya mubyeyi mureba Apostle Nzamwita aravuga ku mugore, uruhare rw'umugore mu kubaka igihugu. Ni yihe mpamvu mbese bundi twibanda ku mugore? Leave a mark not a scar bimenyesheje ngo siga ikimenyetso cyiza wisiga inkovu. Iyo twitegereje mu buzima bwacu bwa buri munsi n'itorero turishyizemo, usanga abantu benshi bakomereka, usanga abantu benshi bafite ibikomere, kandi ugasanga abantu batita ku gusoza k'ubuzima bwabo. Ugatangira mu muryango ukabona umubyeyi papa cyangwa mama hari ukuntu afata abana batabitayeho, kandi ntazi ngo ari hano kuri iyi si ejo azaba adahari. Usize mateka ki inyuma? Ugiye gusigira abana bawe umugisha, ugiye kubasigira ikimenyetso cyiza bazakwigiraho, cyangwa ugiye kubasigira ibikomere? Iyo twitegereje mu buzima bwacu nk'abanyarwanda benshi tukareba batubanjirije, hari n'ubwo udashaka gutekereza iby'umubyeyi wawe, kuko umubyeyi wawe yagusigiye ibikomere, ntabwo yigeze asiga ibimenyetso byiza. Iyo twinjiye imbere mu itorero, abantu benshi baza mu matorero bashaka gukira, bazi ngo hari Imana, bazi ngo mu itorero ni amahoro masa, ariko ugasanga abantu benshi bakomerekeye mu nzu y'Imana. Turifuza rero nk'iyi network kuvuga ngo dukangurire itorero, dukangurire igihugu, dukangurire imiryango, dukangurire leta, yuko buri mwe wese n'abayobozi ba leta n'abo uri mu buyobozi bwa leta ugomba gutekereza ejo hazaza. Uwo mwanya urimo uyu munsi, ariko ejo nuwuvamo tuzaba tukwibukiraho iki?
uzaba udusigiye amateka meza, uzaba udusigiye ikimenyetso cyiza, cyangwa uzaba udusigiye inkovu. Turambiwe inkovu mu banyarwanda, turambiwe inkovu mu gihugu, turambiwe inkovu mu itorero. Banyarwanda, banyarwandakazi, namwe bakristo, nimureke twese tugire intego ivuga ngo ngomba gusiga ikimenyetso cyiza, ntabwo ari inkovu. Mu buryo bwiza, mbese niyo ntego yacu, nicyo cyerekezo cyacu. Murakoze. Reka twakire umubyeyi Apostle Nzamwita avuge kuri kiriya kibazo babajije, mbese umugore iyo umwubatse bigenda biti? Uba wubatse igihugu? Iyo wubatse umugore ukamukomeza uba wubatse igihugu? Nicyo babajije. Imana ibahe umugisha. Ndashima Imana nyine ikintu mbajijwe nuko ngifite. Ngiye nubaha umugore. Nimara imyaka nawe 38. Imyaka 38 ntugire ngo tuba twaraciye mu bintu byoroheje, kubera ko burya abantu kenshi iyo nigishije abashakanye mbigisha ibintu bitanu bituma urugo rukomera. Ubundi iyo umudamu utamwubashye kuko niko ateye, cyangwa umugabo ntiyubahwe niko ateye, burya umuntu ku isi ashaka kubahwa. Sasa rero urebye ikintu cy'umurage cyangwa cy'umugisha ukagihindura ubusa, haba hari ikibazo. Umudamu uburiya umugabo niwe yaba afite ibintu byose ku isi, atagira umugore aba tuzuye. Niyo umudamu aba ari umuntu ukomeye afite ibintu bimeze, atagira umugabo nawe ntabwo aba yuzuye. Ni nawe mpamvu Imana yaremye Adamu irangije iramurindira itereka nze ngo we n'umugore ugukwiriye mu bana. Kubaha umugore ni ihame. Ubu byonyine na leta yabishyizemo imbaraga. Impamvu yabishyizemo imbaraga, ubundi kamere y'abagabo b'abanyarwanda cyane cyane, wenda sinzi amahanga, reka mvuga ibyanjye kuko turi abagabo b'abanyarwanda. Ntabwo abanyarwanda barebaga nk'abagore, mbega ngo babone yumvaga umugore ari wo mu gikari, umugore yagomba kubaho ngaho aho uzi ukamucagagura akihisha, wakwinjira nyine uri umugabo, abana bakiruka, umugore akajya mu rutare, ibintu bigacika bahunga. Ariko siko bimeze ubu. Umugore agomba kubahwa. Iyo wubashye umugore uba wubashye Imana, uba wubashye umurage, kuko Imana yahaye umugore umugabo. Uba wubashye, uba wereka n'abana bawe. Buri hari ibintu abantu bajya bakinisha. Njya mvuga ibintu bibiri. Njya mbabwira ngo ubundi hari ijuru rya Yesu tuzajyamo, muri paradizo ya Yesu. Tuzamara imyaka 1000 muri paradizo ya Yesu. Ariko urugo rwiza ni paradizo, urugo rubi ni gehenomu. Nukuvuga iki rero? Ugomba kubaha umugore. Na Bibiliya iravuga ngo mukunde abagore banyu kugira ngo nababone uko babubaha. Ni ibintu ni magirirane. Nge nubaha umudamu tumara imyaka 38. Ibyo duciyemo byari biruhije, ariko ngenda niga ingeso ze nawe yiga izanjye, turasazanye. Imana ibahe umugisha. Ikindi nakongeraho yenda niba byemewe kunganira umusaza mugenzi wanjye, kibazo cy'umunyamakuru arabaje ati mbese ni gute wakubaka umugore ukaba wubatse igihugu? Ubundi mukuri igihugu ni umugore. Icyo gituma bakita mother country. Itorero ni umugore. Nukuvuga rero igituma buri abanyarwanda ibintu byacitse tukabona yuko ibintu byakomeye muri genocide yakorewe abatutsi nuko isanga n'abagore barishe. Nubwo nkeka yuko aribo bagerageje guhisha benshi bashoboye kurokoka. Umugore rero iyo umwubatsi bawubatse igihugu kuko niwe gihugu, ni umubyeyi w'igihugu, niwe ubyarira igihugu. Igituma itorero tuvayo tukahakanya ubutinganyi nuko ubutinganyi buramutse bukoreshejwe nta mugore dufite, nta n'igihugu dufite. Umugore niwe usama inda, niwe utwita, niwe kamarana umwana mezi 9 akamuzana ku isi, akamurera umugabo yirukanka akamugira umuntu. Umugore rero niwe gihugu. Wubatse umugore uba wubatse igihugu rwose. Ndanashimira n'insanganyamatsiko koko kweri abayiteguye barebye kure cyane. N'ikindi nibutse, buri mudamu kuki ari we watwise Yesu. Erega bura nubwo abantu ntibabye banakina. None se umugabo Imana ko ari Imana nyine ibirema byose, ugira ngo ntabwo twari gutwita abagore abana twaba twita, ariko ntabwo ari ko Imana yabishatse.
yarebye Yesu iravuga ngo reka imbuto yanjye jewe Imana yaremye ijuru n'isi, mfate imbuto yanjye nyishyira mu nda y'umugore, yiza no kumushyira mu nda y'umugabo twamubyara, ariko buriya mu bushake bw'Imana no mu bushobozi bwayo, ariko yaciye mu mugore. Buri icyo kintu mujye mukimenya. Imana Mariya niwe wabyaye Yesu, amubyarana n'Imana. Ntabwo rero kubera iki yabikoze ityo, ni ukubera ko umugore yabonaga ko ari we kamaro gashobora kubyara. Imana ibamugisha. Katwumve undi munyamakuru nawe. Okay, murakoze cyane. Nitwa Venker Mahoro, ndi umunyamakuru wa igihe.com. Benambe ndabanza kubashimira kuri iyi summit mwateguye. Igikorwa cyiza si kenshi tukibona gihuriza hamwe abadamu muri rusange bari mu murimo w'Imana. Mfite ibibazo bigera kuri 5. Ndabanza guhera kuri iyi summit mwateguye. Ihuriyemo abagore muri rusange bari mu murimo w'Imana, ariko hanze ahangaha ese murimo murakora iki nk'abagore muri rusange kugira ngo mureme abagore bahazaza nabo bazakora umurimo w'Imana nk'uko namwe mu bigenza? Niki murimo gukora kugira ngo bazavemo abakozi b'Imana beza b'ejo hazaza? Ikindi n'abanyara bavuga butumwa batandukanye bavuye hanze y'u Rwanda, ese bose bazabwiriza muri iyi summit kugira ngo bamaze kubitubwiraho? Hanyuma ngaruke kuri gikorwa mufite cyo gushimira abakozi b'Imana maze igihe kinini muri uyu murimo, wavuze imyaka 45 niyo nibuka neza. Ese kizaba ku nshuro imwe, ni inshuro zingahe kizaba, ni buri gihembwe, bizajya bigenda bite nyuma y'igikorwa muzakora? Hanyuma mwagendeye ku kimubahitamo, ufite imyaka mwavuze babaze muri uyu mwuga, hari ikindi mwanagendeyeho? Ese bose nabo muri aya matorero n'amatorero yose bizagenda bite? Murakoze. Ibyo bibazo ni ibibazo byiza cyane, tugiye kureba ukuntu twabisaranganya. N'umwe yabisubiza byose, ariko reka turebe ukuntu babisaranganya. Noneho reka tubanze dusabe umubyeyi ushobora kuba bizi neza agire kwanza icyo abanza kutubwira, hanyuma baraza kumwunganira abandi bashumba. Okay, murakoze. Reka ntangirire ku kibazo cya mbere. Ngira ngo ikibazo cya mbere wabazaga ngo nkatwe abagore bakuze kandi bari mu murimo w'Imana, niki dukora kugira ngo abatoya bazamuke bashobore gukora iki? Kutwigiraho? Yes. Yeah. Ndagaruka kuri iyi network. Buriya iyi Imana irotesheje umuntu ikamuha vision, ikamuha icyerekezo, nuko ibishaka gukiza abantu bayo. Bibiliya iravuga ngo wandike iyerekwa ryawe urishyira ahagaragara kugira ngo abaribonye bose abarisomye ribafashe baryirukanse. Ahatari iyerekwa abantu bararimbuka. Niyo mpamvu rero iyi network Rive Mark Notice Car ni kimwe mu bintu mu bikorwa, ni nayo mpamvu dutegura iyi summit. Twateguye iyi summit y'abagore ni ukugira ngo abagore tubategure. Mumaze kumva ukuntu aba babyeyi bakuze nabo mu murimo w'Imana bamazemo imyaka myinshi batubwiye uburyo iyo wubatse umugore uba wubatse igihugu. Nuko umugore ni umuntu w'imbaraga, ariko nanone umugore udateguwe, umugore udatojwe, umugore ubuze abamushyigikira, umugore wiburiye icyizere muri we, imbaraga ze zihinduka ubusa. Niyo mpamvu rero tuba twarateguye nk'iyi summit. Ni summit bimenyesheje inama, ntabwo gusa ari ukubwiriza, ahubwo ni ukwicara tukabatoza. Niyo mpamvu duhamagara abakobwa, tugahamagara abagore. Hari bamwe baba baritakarije icyizere, hari bamwe baba batazi ubushobozi buri muri bo, hari bamwe baba bacitse intege kubera ibibazo bikomeye, kandi ari bo umuryango, ari bo igihugu gitezeho amaso. Kuko iyo wubatse umugore uba wubatse igihugu cy'ukunda. Ubwo rero aba bakiri batoya, abagore bakiri bato, abakobwa bakiri bato, ni byiza ngo iyi summit bayitabire. Mwumvise abagore bamwe baje ni abagore b'inararibonye. Harimo His Excellency Ambassador Abena
uyu ni umugore wari ambassador muri UN. Urumva ni abagore bize, ariko atari abagore bize gusa mu by'isi, ahubwo buzuye n'umwuka wera, bafite n'ubumenyi bw'Imana. Ubwo rero iyo wicaye imbere y'uwo muntu usobanukiwe, atuma muri wowe ubuzima buhinduka. Abantu baratsindwa bagacika intege, atari uko ariko bavutse, atari uko bavutse ntacyo bashoboye, ariko iyo umuntu yabuze uwumufata ku kuboko ngo amutoze. Tubona muri Bibiliya ukuntu Nawome yari umugore ukuze, yatoje umugore witwa Ruth aza kurongorwa n'umugabo w'igikomangoma ukomeye w'umwami, w'umuyobozi ukomeye. So nta mugore uwo ari we wese udafite imbaraga, iyo yatojwe ahinduka umunyembaraga. Ni muri ubwo buryo rero kugenda dutegura izi semina, dutegura aya manama mpuzamahanga, ni ukugira ngo bashobore kuba challenged, bahinyuzwe, babona abandi uko bakora ibintu. No muri business ibyo byose ni ibintu tuzavugaho. So nubwo buryo bumwe tugenda tubatoza. Murakoze. Ikindi twakongeraho kuri icyo kibazo, bazije ikibazo cyiza cyane, ariko abanyarwanda baravuga ngo kuri gushirira mu biganiro. Kera mu muco wacu nk'abanyarwanda, abakobwa barategurwaga bajya kubaka, bakagira ba nyirasenge, bakagira abantu babagira inama, bakagira abantu bababwira kirazira. None rero igihe turi mu kinyejana turimo, ni ikinyejana ibi bintu bigiye bishira. Twisanze rero inshingano zo gutegura zisigaranye itorero. Urasanga aba babyeyi, umwana ari i Kigali, arageza imyaka yenda runaka, akajya mu ishuri, akajya kwiga, akajya kaminuza, akarangiza kaminuza, akorera i Kigali, ababyeyi bari mu cyaro, ugasanga uyu mwana ntabwo yigeze ategurwa. Wajya kubona ukabona yabaye mama, yabaye umutegarugori, ariko utarateguwe n'umuryango. Ni inshingano rero umuryango w'itorero rya Kristo wasigaranye, kugira ngo ushobore gutegura aba bagore bari inyuma barimo baza bakurikiye abangaba tubona hano, kugira ngo cya gihugu nyine gishobore gukomera. So rero nicyo gituma izi nama zitegurwa, ibi biganiro bikaza bikabaho, bujyanama. So ni inshingano twumva twihaye nk'itorero, kugira ngo dukore ibyo ababyeyi kera bakoraga batagishoboye gukora bitewe n'igihe turimo. Urakoze. Yes, ngira ngo mbunganiye nanone uburyo bwo gutoza abagore bakiri bato, uretse ko na Bibiliya bivuga abagore bakiri bato ngo baze bigire ku birenge by'abakuze. Rero uburyo bwo kubatoza bundi bwo mbona ni imyitwarire yacu twebwe ubwacu. Ese twambara duti? Ese dusa duti? Tubayeho duti? Witwara ute? Ese yakumva ari hari hanze cyangwa yakubona akwigiraho iki? Ese uri umushumba nk'uko twicara twe turi abashumba, imyambarire yawe iramukurura akumva hari impamvu yo kugira icyo akwigiraho? Ese imivugire yawe hari icyo yagukuraho? Ese imyitwarire yawe muri society hari ikintu yumva yakwifuza kugukuraho? Rero no kuvuga ngo mu kubigisha hamwe n'inama zo dutegura, hamwe n'ibiterane dutegura, hamwe n'inyigisho zitandukanye, ariko nanone umuntu arebye neza inyigisho ya mbere ni wowe ubwawe, uko usa, uko witwara, uko uvuga, ibintu byose byo wowe ukora. Ese biramwigisha kwitwara neza cyangwa kwitwara nabi? Nasanga rero hari uburyo bwinshi bwo kubigisha abakiri bato, ahubwo gusa tubakangurira ngo nabo nibemere amatwi yabo afungukire, ndetse n'amaso yabo afungukire kwigira ku babyeyi babarushije, bagize icyo babarusha. Ariko tunabwira nanone ngo abagore bakuru tumenye ko izo ari inshingano zacu. Ubu nyine nanjye nabaye mukuru, byanga bikunda mama aranduta, ariko nanjye harabo mbwira abo nduta kandi mfite icyo ndusha. Sibyo ra? Nimuze kuvuga ngo uyu muntu kandi ko yigize mukuru. Oya, ngiye rwose shwi ntabwo ndi mukuru nkabo, ariko ndumva nanjye hari uwo nagira inama. Mfite abo nduta, nagira icyo mbwira kandi kikamugirira umumaro. Rero nkavuga ngo babyeyi bakuru namwe ari urungano rwanjye, ari abaturuse, mwibuke yuko ishuri ryiza ndetse inyigisho nziza ni wowe ubwawe. Umwana cyangwa ukiri muto ntabwo uzamubwira amagambo gusa, kora ndebe irutavuga numvi. Rero bivuze ngo natwe tube maso cyane, tumenye ko ibyo dukora niko kubatoza. Nukora bibi menya ko urimo batoza bibi, dukora byiza urabatoza byiza. Rero no kuvuga ngo mu buryo bwo dutozamo abakiri bato, nubwo ngubwo ni wowe ubwawe uri inyigisho,
mbere y'uko utegura ya nama, mbere y'uko utegura ibyo utegura byose, kugira ngo bicaremo biga. Wowe ubwawe nafata ikaramu n'ikaye arandika iki kigukomotseho cyamugirira umumaro. Murakoze. Hari ibibazo byinshi bitarasubizwa. Ikindi cyo twahereyeho rero kugira ngo dutoranye ababyeyi bagiye guhabwa iryo shimwe, icyambere cyo twahereyeho ni ukugenda tubareba bose, abo tuzi ndetse nabo tutazi, hakabaho abandi babaturusha bakabatubwira. Noneho mami yabivuze ati guhera ku myaka 70 kuzamura ni benshi, ntabwo ari bake nkuko mubivuze uti muhera kuki mujya kubatoranya. Ariko hari ibintu bifatika, hari ubwo urebye muri ba babyeyi ukabona harimo kabisa ukuze cyane kurenza abandi. Icya kabiri n'ibigwi ubwabyo biravuga, ashobora kuba mukuru ariko ibigwi byo ugasanga ntibimuhesha ryakamba cyangwa cyacyubahiro. Yego nta mubyeyi ukosa, turabizi niko ubundi bivugwa mu magambo. So hari ibigwi rero byatumye wa muntu ari we wa mbere yenda ku rutonde. Nta nubwo ari kuvuga ngo uwa mbere, uwa kabiri, uwa gatatu, abo muzabona bose ni ukuvuga ngo abo nabo twagiye tumenya, kandi tukavuga ngo kaduhere kuri abo, kuko ntabwo ari icyabo ngabo gusa, ni bose kuzaza nanjye bikangeraho jyewe bari imbere uri muto muri bo. Naba hari igihe tuzaba tubicaje nanjye zaba ndi mu babitegura. Yego papa Kalisa. Hari igihe namwe muzamwicaye. So nta kindi kintu ngo yenda ngo uyu ngo ni kamara cyane, ngo yenda ngo uyu ngo bimeze bitya, oya. Ese hari urwaye, ese hari ubona ko rwose imyaka ari mikuru cyane, ese hari byinshi rero. Ariko reka nsabe mami agira icyo atwongereraho. Imana ibahe umugisha. Okay, hari icyo ngiye kongeraho kandi n'aba babyeyi barahari koso zamwitagira icyo avugaho. Icyambere cyo igihugu kigira intwari, kandi turashima igihugu cyacu kuba tugira umunsi w'intwari. Buriya hari icyo biba bizana mu mitima y'Abanyarwanda, mu mitima y'urubyiruko, abatoya, kumenya ngo ubutwari ni byiza. So mu gutoranya aba babyeyi hari twarebye imyaka, n'aba barakuze murababona, natwe turakuze, tumaze igihe kinini mu murimo w'Imana, ariko hariho abatubanjirije kandi baturusha n'imyaka. Abo nibo twahereyeho, ni benshi cyane, ariko kubw'ubushobozi tudafite ntitwashobora bose kububaha. Ariko uyu ni umuco w'itorero, tuzajya tubikora buri mwaka. Ni nayo mpamvu uyu mwana w'umukobwa avuze ati buriya nanjye ishyerezo muzangeraho, kuko itorero tugira intwari. Buriya umurimo w'Imana ni akazi gakomeye cyane kandi gakorwa n'intwari. Umuntu gukora umurimo w'Imana agasoza neza bisaba ubutwari. Aba babyeyi rero twagiye tureba n'ubutwari bwabo mu murimo w'Imana, uburyo bitangiye umurimo w'Imana mu marira, mu bukene, mu mvune nyinshi. Iki gihe turimo urubyiruko ruzi ngo gukorera Imana, ugomba gukorera Imana ufite byose, ufite amafaranga, bakwishyuye. Umucuranzi akavuga ati nimutanyishyura sincurangira Imana, umuririmbyi ati nimutampa amafaranga sindi buririmbe. Ntabwo ariko kera byari bimeze. Aba babyeyi bakoreye Imana, bamwe batambaye inkweto, bakoreye Imana ntawe ubishyura. Umurimo w'Imana buriya ubundi ntabwo ugenewe gukora wishyurwa. Naba hari abakwishyuye bishimire, ariko nubwo batakwishyura dukorera Imana kuko yaduhamagaye. Abakozi b'Imana rero abo ngabo niba abandi bakoreye Imana batishyurwa, badafite health insurance, ariko Imana irabarinda ntibapfa. N'ubu ngubu bamwe muri twebwe dukorera Imana nta health insurance, kuko usanga rimwe na rimwe ntago wakwanga gukora umurimo w'Imana ngo nuko itorero ryawe ridafite ubushobozi bukwishyurira health insurance n'ibindi byose. So abo bantu rero mituweli irahari isanzwe. Abo babyeyi rero niba abandi bafite ubuhamya, bafite ubuhamya bwinshi bakoreye Imana mu buryo. So ibyo byose twagiye tubireba mu kubatoranya. Murakoze cyane, gira icyo wongeraho. Urakoze, Imana iguhe umugisha Pastor Bishop. Ibyo uvuze ni ukuri. Muri impamvu ubona muri iki gihe igihugu cyacu gifite umunsi w'intwari, kandi koko kikawubahiriza bakanabimenya. Kandi iyo utubashye bakubanjirije nawe ubutazubahwa. Buriya rero impamvu ubona abasore muri iki gihe
n'abandi babyiruka batangira gushaka gukorera Imana wenda koko bafite umuhamagaro ariko ntibamenye yuko bashobora kubaza bababanzirije. Ntabwo ushobora kuvuga ngo nzaca kuri runaka umaze imyaka 70 ngahasenga yahuye n'ibibazo arakomera, we nturanahura nabyo, ariko batwegereye kakubaza atari ko we wakomeye ute kubugejeje uyu munsi ufite ubuhamya twabasobanurira. Ariko aragenda yasenga muri cyarabonywe akaza hanura, agahanura umwaka, uwa kabiri akatangira akavangirwa, uwa gatatu akabeshya, uwa kane akiba, uwa gatanu akabeshyera Imana, uwa gatandatu agasambana akabivamo. Twebwe abasaza turacyakora, twabwirije tutazi yuko n'igihumbi natangiye nahamagawe n'Imana mfite abana, mfite umuryango w'abantu 11, mfite 15. Sinahanuye ibinyoma nigishaka ku nkuru nziza, nigishaga amatoro y'u Rwanda, ntawe nahanura ibinyoma. Sinari nzi uko n'umuntu akorera Imana akabona n'amafaranga. Na n'ubu sinishyurwa ukwezi kandi ndiho mfite ubuzima nk'ubw'abandi, mfite imodoka nk'iyo bafite, mfite ikibanza nzubaka cyangwa nzagura n'inzu, ibintu byose birahari. Ariko mbajije nakubwira ukuntu umuntu yubaha Imana agakorera Imana atabeshye. None abantu barahimba YouTube bakabeshya Imana iravuze, fata kunde haruguru, fata kujisho rigiye gupfa, ibintu ngibyo ukajya kubona ukabona Imana twayitesheje agaciro. Twebwe rero nkatwe dufite inararibonye, maze imyaka 37 nkorera Imana, sindabeshya umuntu, sindahanuza ibinyoma, sindabeshyera Imana, sindaturisha mbeshya kandi ndacyariho. Murumva rero nkatwe nk'amasore nkamwe ndabareba, birambabaza kuvuga ujya kumva yagurutse mu kanya kumva yagonze igikuta yabivuyemo, yabeshye bamugejeje magere bamufunze. Gukorera Imana birimo inyungu, ariko gukorera Imana ariyo tageti bizakunanira. Twebwe dufite ubuhamya, Imana ibaho umugisha. Yenda hari ikindi cyo tutashubije nagira ngo mbunganireho gatoya. Mwabajije ngo mbese ni rimwe gusa cyangwa ni ikintu kizahoraho? Icyambere cyo mwumvise ko nta bintu bindi, nta bintu byo kuvangura ngo yenda byatewe n'iki cyangwa iki, oya, ahubwo no kugenda turebera mu myaka, tureba status y'umuntu arimo, tureba ubuhamya bwe, tureba nyine umuntu ufite ibigwi bazahagarara hano natwe hariya tugafashwa tukumva twambaye izindi imbaraga. Iki gikorwa rero ubu ni itangiriro, ariko ni ikintu kizahoraho kubera ko nyine umurimo w'Imana uzahoraho. Nababwiye ngo hari igihe bizangeraho, hari n'igihe bizagera ku bandi batoya kuri jewe. Bivuze ngo ubu ngubu ni ikintu gitangiye, sino kuvuga ngo nuko dufite ibintu byinshi, ariko turifuza ibintu binini cyane. Turifuza kuzubakira abana babyeyi, kuko turi abana babo, bafite abo babyaye mu mubiri, ariko natwe batubyaje ubutumwa. Iyo umuntu asengera ngo Mana aba bantu bamenye ijambo ry'Imana, bamenye burya ni twese tuba turimo. Yego, so turi abana babo, turifuza kuzabubakira, turifuza kuzabajya inyuma nyine tukabaherekeza nk'intwari zacu bageze ku ndunduro. Yewe hari igihe tuzanifuza nuko bagira n'irimbi ry'intwari. Uwiteka nabidushoboza, ibyo byose ni ibyifuzo byo dufite, niyerekwa rigari rigeze naho hantu ho mwumva. Ni ikintu kizahoraho, uko Uwiteka azajya dushoboza kizajya gikorwa. Ikindi mubajije umubare, ubu ngubu dufite ababyeyi 20 nibo tuzaheraho. Ababyeyi 20 ntabwo ari uko ari bo bonyine, kandi nta nubwo twibanze ngo yenda no muri life givers gusa, oya. Nimuze kumva ko ukiyoboye ari umuyobozi wa Life Givers Christian Church umuvuge ngo yenda ngo bikubiye, oya. Ni abantu b'ingeri zose mu matorero atandukanye. Icy'ingenzi afite ubuhamya n'intwari, twese dufite icyo twigiraho muri iyi nzira yo kwizera. Imana ibahe umugisha. Ngira ngo ibyo mwagejeje gusobanura ni byinshi, ariko nahoze ndeba cyangwa se twafatanyije n'abandi kureba mu banyarwandakazi Hortense Mazimpaka, kuki ari we wahiswemo kugira ngo hano mu Rwanda abashe kuba nawe azabasha kuba ari muri iki giterane. Ariko nanone biragendana no kumenya ngo ese babandi bari hasi ntago mwatweretse icyo murimo murabafasha, babakobwa bari hasi bari gutegurwa kuvamo ababyeyi b'abakozi b'Imana, ariko ntago mwamaze kuba specific ku kintu runaka murimo murabagenera cyangwa se mwamaze no kubinjizamo kugira ngo n'abadukurikiye barusheho gusobanukirwa.
abakiri bato nibe ngiye gusubiza, hanyuma umukozi w'Imana mama Hortense bishop ari busubize, ariko ndagira ngo mbabwire ngo icyo tugenera bariya bakobwa cyangwa abagore bakiri batoya nta kindi, uretse ntabwo tuzavuga ngo tugiye gukora mu butunzi ngo nibwo twabageneye ngo tugiye, nabyo bibaye ngombwa turabuba, ariko ubutunzi bwa mbere ni ubumenyi. Niyo mpamvu twavuze ngo ubwacu turi inyigisho kuri bo, imyitwarire yacu, imikorere yacu, imibereho yacu. Ariko n'icya kabiri turavuga ngo ibyo tuzi muri twe ndetse n'abandi dushobora kuba dukeka yuko cyangwa tuzi neza amateka ko bagira icyo babafasha, reka dutegure ibyo biterane, reka dutegure ayo mahugurwa, reka dutegure izo summit cyangwa se inama, kugira ngo baze nyine bicare bwa bumenyi yavuye hano. Niba ari business ashobora kuba yari yaratinye, nasobanura ukuntu natangiye business ifite imyaka 13 nkahera ku mafaranga 200 akaza akavamo ibihumbi 100. Uyu munsi nkaba ndi umucuruzi cyangwa ndi rwiyemezamirimo uzwi mu gihugu cyose, ujya mu Bushinwa nkajya Dubai nkajya n'ahandi. Wa wundi ukiri muto ahakura ubwo bumenyi, kandi cyakabira akahakura kwitinyuka, akavuga ati burya amafaranga nari mfite nayenzi ko ari make, ariko nshobora kujya hariya mu isoko nkafata imeza hanyuma nkagira icyo nigezaho. Muri make ubumenyi ni ikintu gihenze cyane, ariko abantu hari ubwo tubitesha agaciro, ariko ubundi agiye kukwishyura nta nubwo yabona amafaranga kwishyura. Icyo tubateganirije rero cya mbere ni ubumenyi, ni ugusobanukirwa. Kandi mwumvise ko ari muri domene zose, ntabwo ari mu gakiza gusa. Mu gakiza yego ni ngombwa cyane, kuko niyo soko burya njye kuri jye, uko ishobora kuba yenda mutabizi, ariko jye nakijwe mfite imyaka 10. Ibyiza byose byo nagezeho kugera uyu munsi, nimumbaza imyaka yanjye, sibyo? Ariko ibyiza byose byo nagezeho kugera uyu munsi, iyi nkomoko n'isoko yabyo giye kuri jye n'agakiza. So agakiza bafite icyo bahakura cyabafasha kugira ngo bazavemo abagore beza, kandi nabo bazasoze tubicaza hano rimwe ari intwari cyangwa bicazwa n'abandi bato kuri bo. Ariko icya kabiri mwumvise ko aba bagore bo mwabonye cyangwa abakozi b'Imana bafite ubumenyi bw'ubwoko bwose mwatekereza, abo muri business, abo mu murimo w'Imana, abo mu buryo bwose. So no kuvuga ngo rero icyo tubateganiriza nicyo ni ubumenyi, ni ukubatyaza, ni ukubafungura ku maso, ni ukubatinyura. Ari mu murimo w'Imana hari abatinye kubera abo tuzi bafite ibyasha cyangwa bafite amazina bamaze gutuma umurimo w'Imana utukwa, ariko ukamutinyura ukamubwira uti hinduka, menya ko hari ibihumbi 7 bitarapfukamira Bayali, nawe rero ushobora kubamo, nawe ushobora kuzicazwa hano nk'intwari. Tinyuka wigendera kuri wa wundi byananiye, ahari wowe ushobora kubishobora. Muri make ubumenyi ni ikintu gifite imbaraga kirenze kuba nafata isukari cyangwa ibihumbi 5 mbikure mu mufuka mbiguhe ngo ndakuremeye. Reka nakire mami, ariko ndabona hari icyo nashaka kongeraho kuri icyo kibazo agarutseho. Ubundi iki gikorwa ni igikorwa cyateguye n'itorero ryose ryo mu Rwanda. Iri ntabwo ari itorero rimwe, ariko noneho dusubiye ku itorero, kuri buri itorero aho dufasha aba bantu. Buriya mu itorero haba hari abayobozi b'urubyiruko, haba hari ukuriye, haba hari uyobora abakobwa, bose rusange. Abo bantu bagira amasemina, bagira ibiganiro, barategurwa, bagira amahugurwa ngarukamwaka mu bihembwe. So ni ikintu rero cyo si imirimo gushyiraho intuza ziciriritse, yenda imirimo iciriritse. Rero iki kiyenda nuko ari mpuzamahanga cyateguwe n'itorero ry'igihugu, ariko no hasi kuva kuri buri itorero riba rifite uburyo rishobora gufasha abantu kubategura kugira ngo bazabe abadamu beza b'intangarugero, abagabo beza b'intangarugero. Uwo ni umurimo w'itorero rwose, turawukora umunsi ku wundi. Urakoze. Imana imuhe umugisha Pastor Shyaka. Reka twakire Bishop, mwabajije ngo ni iki cyatumye mu bakozi b'Imana bo tuzi muri iki gihugu mutoranya mama Hortense. Reka twumve Bishop adusubiza. Abakozi b'Imana ni benshi cyane muri iki gihugu, byagorana buri umwe wese kumutumira ngo yigishe
muri samiti y'iminsi 3 amasaha makeya. Ariko buriya iyo dutegura turanasenga, twebwe ababa bategura tuganasenga tukumva Imana bituyobora kuba twatumira. Ni muri ubwo buryo. N'abandi benshi n'abakozi b'Imana tujya tubatumira no mu bindi bikorwa, ariko buriya umwuka wera niko aba yabishatse, niko navuga, kuko turanasenga tukavuga data tuyobore, ninde wakwigisha muri iyi samiti. Murakoze. Rero ko tujyana ku musozo mpereza abagenzi banjye ngo dusoze wenda ibibazo kwa dufite, hari icyo ngarukaho cyane cyane kijyanye n'insanganyamatsiko. Hari abantu already bamaze gukomereka. None abantu dushingiye ko abakozi b'Imana bategura ibi biterane, hari n'abateguye na mbere, hari bano tugiye kwakira nk'ababyeyi bazakira ishimwe cyangwa umudari, ariko dufite abantu benshi bamaze gukomereka already byarangiye. Nubwo turimo turavuga ko duhunga cyangwa ari ibimenyetso tureba bidufasha kugira ngo abagize ibikomere ariko abamaze gukomereka bo mwabatekerejeho, twarabaretse bibera mu butayu, bibera mu misozi, no mu rusengero ntibazasubiramo kubera ko bamaze gukomereka. Bo mwabatekereje gute? Murimo muratekereza iki cyo kubaha gishobora gutuma bava hahandi baheraniwe n'agahinda? Kuko abantu bafite ibikomere bibaranga na agahinda, no mushiha, no mubabaro, niyo bavuga benshi bamaze kurwara depression, kuvuga ngo umushumba wanjye yanteye agahinda, so yarankomerekeje, bivuze ngo nta naho yizera azajya gukirira. Bo mwabatekereje gute? N'abantu mwumva bo bazahabwa iki? Reka tubanze twumve Pastor Shaka dufasha. Ndagira ngo ahubwo nkoresha aya mahirwe iyo turimo dutegura iki giterane cy'abadamu, mpamagare buri mudamu wese n'umutegarugori, muhamagarire kuza muri iki giterane. Burya icyiza umuntu akomeretswa n'umuntu kandi akomorwa n'umuntu. Nta gihe icyo ari cyo cyose umuntu azomorwa n'inyamaswa yakomerekejwe n'umuntu. Ibyo tubivuga hano mu Rwanda birumvikana cyane, yenda hari ibindi bihugu byagorana kumvikana, ariko twebwe biratworohera kubivuga mu Rwanda bikanumvikana, kuko tunyuze mu gihe cyavuraga abantu ibikomere bagize bitewe na jenoside yakorewe Abatutsi. Ariko umuntu wakomerekeje abo bantu ni umunyarwanda, n'ubu muri bikomere n'umuki n'umunyarwanda. Dufite rero abo banyarwanda bagize depression, bagize agahinda, ariko uyu munsi turimo tubona bageza heza kubera yuko bagize abantu babitayeho, bakabafasha, bakabaganiriza, bakababwira ngo nubwo byagenze bityo ariko ejo ni heza, nubwo byagenze bityo ariko abantu bose si babi, abantu ni beza, ndetse n'ababakomerekeje nabo bazahinduka, nabo tubafashe. Rero nakoresha amahirwe guhamagarira abantu bose nkababwira ngo nibaze bomorwe, kuko nicyo kizanye samiti. Bakoze. Murakoze Bishop Shaka, murakoze Apostle Jory. Kiganiro ndumva kiryoshye cyane. Ikindi nakongeraho kucyavuze ukubajije niki turimo gukora kugira ngo dukize babandi bakomeretse. Buriya iyo ukijije umwe ukomeretse aragenda agakiza abandi. Uko Bishop Shaka avuze, avuga ati umuntu akomeretswa n'umuntu mugenzi we kandi akomerwa n'umuntu mugenzi we. Ariyo mpamvu mbwira itorero muri rusange, ubwo ndavugana n'abakristo, hari abakristo baba barakomeretse bagakomerekera mu nsengero, akava mu rusengero rumwe akajya mu rundi, akagenda ati na hano ni habi, akazasoza nk'uko mutubajije yicaye iwe mu rugo akavuga ati sinzagaruka no mu rusengero. Ariko nibamenye yuko umuntu niwe ugukomeretsa kandi ukomorwa n'undi muntu. Guhunga ukava mu nzu y'Imana ukareka gusenga ukigunga si cyo gisubizo, kuko iyo wegereye abandi niho ugomba gukira. Ari nayo mpamvu dufite iyi samiti, dufite n'iki gikorwa cy'abasaza. Ibi byose ni uburyo bwo komora abantu. Wa muntu wakomeretse, iyo umuntu yakomeretse akomeretsa abandi, ariko iyo umuntu amaze gukira igikomere cye ashobora gukiza abandi. Babandi rero baza bagomba gukira, akamenya ati yo mu buzima bwanjye ngomba kubaho nsiga ikimenyetso cyiza, singomba gusigira abantu inkovu, azanahaguruka bibe ngombwa ko ajya kwitunganya na wa muntu yari yaragiriye nabi.
ntabwo wasiga ikimenyetso inyuma cyiza udashobora gusaba imbabazi abo wakomerekeje. So ubu butumwa rero ni ubutumwa bwiza, ni ijambo ryiza rigomba kuzana impinduka ikomeye mu buzima bw'abantu benshi. Murakoze. Ikindi yenda umuyobozi wanjye nagira ngo nongereho kuri icyo cyo gukomereka, nituvuga gukomereka ntitubyumvire mu gice kimwe cy'abakristo, tunatekereze yuko n'aba basaza turimo kubaha no gushimira hari n'abakomerekejwe n'abakristo. Hari abo babyaye barabarera, bamaze kubarera babirukana mu murimo. Hari abababeshyeye kubera yenda bamukoresheje. Rero mu bundi buryo nakavuze ngo iki gikorwa ngiye mu muntu nakavuze ngo cyarakererewe, ariko ngiye mu Mana navuga ngo kiziye igihe, kuko kije kuvura ibikomere by'abashumba bakuze bageze ku bakristo babo, babaciye ibice, bandi barabirukanye, bandi barababeshyeye. Hanyuma nanone kandi n'abakristo nabo bakomeretse, nuvuga ngo mbese twatangiye igikorwa cyiza cyo komora ibikomere by'impande zombi. Imana igumugisha. Imana imuhumugisha bishop wacu. Rero icyo kintu nanjye ngiye kugisubiraho. Yabajije ati bo murabategurira iki? Ariko nagira ngo nanjye nshimangira icyo kintu. Kuri wa mubyeyi ushobora kuba yari yicaye yumva yaratawe, ushobora kuba yari yicaye yumva yarasuzuguwe, yaca ahangaha akaba atahabwa agatuti nguriya n'indondogozi, icyo nacyo ni igikomere afite. Sibyo? Ni ukuvuga rero ngo mu buryo bwo komora cya gikomere ni cya gihe cyo twebwe b'Imana yavuganye nabo tukumva ari ikintu cy'ingenzi. Twebwe Imana yibukije ngo bari ababyeyi muntu mubirengagize, ni wo musingi wanyu, niyo foundation y'agakiza kanyu. Iyo batababo ahari namwe byari kuyoberana, ntabwo mwari kuba mwaramenye inzira y'agakiza. Mu buryo bwo kumushimira ni uburyo bwo komora igikomere, kandi n'umwomora yewe naba abandi bazaba bataje hano bakurikira online akabona uwo mubyeyi yaributswe, ashobora guturika kare ati kuriya muntu bamwibagiwe burundu yataka itorero ritakimwita. Hari uzabireba avuga ati burya bwose uwakoreye Imana nta gihombo, niba uriya yomowe igikomere. Nanjye icyo nari mfite nari nzi ko ari igihe kinini cyane, ariko kubera ko uriya mubyeyi yibutswe nanjye hari igihe Imana izanyibuka. Ese ubwo ntabwo igikomere cye kiba cyomowe? Imana ibaho umugisha. Yego, mureke mbaze ikibazo cya nyuma. Ubundi nakunze ko iyi summit mwayizanye mu kwezi kwa gatatu, ukwezi twizizamo umunsi w'umugore, ukwezi bavuga ko ubundi kwahariye umugore. Mwakomoje mu kukubaka umugore, ngenda gira ngo wenda tubikomozeho. Mbaze ikibazo cyanjye mu buryo rusange. Ubundi umugore wubatswe wa wundi wubatswe aciye muri izo nzira zose, we yubaka igihugu gute? Ni uruhe ruhare uwo mugore agira mu kubaka igihugu? Hanyuma ikindi ndagira ngo ntibaze mwebwe muyoboye amatorero by'umwihariko abagore, ubundi ni uruhe ruhare rw'abagore bari mu matorero cyangwa bayoboye amatorero mu kubanisha abaturage muri rusange cyangwa abanyarwanda? Ngira ngo murabizi ko twenda kwinjira mu gihe cyo kwibuka ku nshuro ya 30. Ubundi ni uruhe ruhare noneho rw'abagore bari mu matorero mu kubanisha abanyarwanda, mu guhindura imyumvire, mu gutuma abantu beza igihugu cyishimira? Hanyuma ikindi ndakibaza umugabo, ni uruhe ruhare umugabo agira mu gusapotinga umugore muri urwo rugendo rwose? Murakoze cyane. Ubwo ndumva mami ari buze kudufasha nk'umugore nkunda kwivuga gutyo mu Kinyarwanda. Mba numva binryoheye kwitwa umugore aho kwitwa umudamu, mba numva bikwiye kujya muri rwa rurimi rwabyo. Igihe cy'Ikinyarwanda nkumva namwita umugore. Rero nk'umugore uyoboye itorero ari buze kudusubiza. Ariko noneho giye ku ruhande rwanjye, twigeze twumva uruhare rw'umugore rwa mbere twumvise ko ari ugutwita. Umugore yahawe izo nshingano n'Imana, umugore yagiriwe icyizere n'Imana, noneho rero nawe araza arabyemera, ahera aho ngaho. Urwo ni uruhare rukomeye, gutwita umuntu ukabana nawe, ukaruhana nawe, mugasangira byose, ari ibibi ari ibyiza, ari ibihe bikomeye ari ibyoroshye, ukaza ukamugeza ku isi. Ntugere mu nzira ngo uvuge uti ndananiwe reka nkuremo ndumva wapi bisa bino, ahubwo Imana ikamwambika izo mbaraga ikamugira icyo cyizere. Urwo ni uruhare rwa mbere, kuko afatanye n'Imana kurema ajye, niko nabyita. Imana yamugiriye icyizere, iramubitsa, agera igihe koko cyo asohoza bwa butumwa Imana yamutumye. Urwo ni uruhare rwa mbere. Rwa kabiri, uburyo bwarera wa mwana. Iyo tuvuze uruhare rw'umugore,
iyo abyaye wa mwana imyitwarire ye ni uruhare rw'abahereza wa mwana abamugirira umumaro. Icya kabiri, iyo tureba abayobozi bose b'intashyikirwa b'ibihangange, ugiye kureba usanga bose barakuriye mu biganza by'umugore. Kuva kera umugabo akazi ke ni ukwirukanka agahaha, yahaha akazanira umugore, wa mugore yasigaranye na wa mwana, wa mugore yigishije umwana uko avuga, wa mugore yigishije umwana uko agenda, wa mugore yigishije umwana uko abana n'abandi, wa mugore agaburiye atetse bya byo kurya umugabo yahashye, wa mugore abigaburiye wa mwana amenya uburyo bwo kumugaburira, icyo amugaburiraho. Muri make ibyo bintu byose, iyo process yose ni uruhare rw'umugore mu kugira gute, mu kurera umwana. Wa mwana rero niwe uzavamo umuntu wa none. Ashobora kuvamo perezida, ashobora kuvamo abapasiteri bakomeye nk'aba, ashobora kuvamo izo ntwari zo turimo tuvuga. Ugiye guhera hasi usanga baratojwe n'umugore. Umugore afite uruhare rukomeye. Uko ubikora utyo rero, ari mu itorero, ari mu rugo rwawe, ni uburyo bwo kubaka igihugu buri umwe wese yishimira. Imana ibahe umugisha. Amen. Building a woman is building a nation you cherish. Kubaka umugore ni ukubaka igihugu cyo wubaha, cyo ukunda. Nicyo kibazo ubajije. Tubikora duti? Ndasubira ku kintu amaze gusubiza. Umugore niwe rufatiro rw'umuryango. Umuryango ni urufatiro rw'itorero ryiza, ni urufatiro rw'igihugu cyiza. Kuko umuryango niho umuntu wese akomoka. Iyo wubatse umugore ukamuhumuriza, akamenya yuko ari we ugenewe gutuma amahoro aba mu rugo rwe, Bibiliya ibivuga neza. Iravuga ngo umugore w'ubwenge yubaka urugo rugakomera, ariko umupfapfa ararusambura. Naba n'ijambo ry'Imana ribivuga, Imana yarabivuze, twebwe nk'abantu twumva yuko umugore tumwubatse neza, tukamuhumuriza, tukamushyigikira, tukamwongerera ubumenyi, tukamutoza imirimo myiza, tukamwereka uko ashobora kurera abana be. Uzi umwana wakuriye mu rugo rwiza agakurana ikinyabupfura, akamenya ko kwiba ari icyaha, ari bibi, akamenya ko kwanga mugenzi we, akamenya iki kirazira. Uzi uwo mwana niyo akuze akaba akuze, nibo bayobozi beza tubona mu nzego z'igihugu. Umugore rero niwe urerera igihugu. Umugore niwe ubyara perezida mwiza, umugore niwe ubyara pasiteri mwiza. Nibyo koko ijambo ry'Imana ryo riraduhindura cyane. Ariko iyo umuntu aje no mu nzu y'Imana afite ingeso nzima akuye mu rugo, uwo muntu n'ijambo ry'Imana biroroha kumukoramo akazi, nubwo Imana ubwayo ifite imbaraga uwo ari we wese mukoramo akazi. So umugore rero iyo umwubatse uba wubatse ubuzima bwose muri rusange, kuko umugore niwe ubyara wa mwana, niwe umuha indangagaciro. Nubwo papa yaba ari kure, umugore akora akazi gakomeye. Yego. Kuko ari iki? Yes. Uruhare ki mu kubaka noneho we igihugu? Okay, reka nkwereke. Icyambere cy'uyu mugore umwubatsi akashobora kugirira icyizere, akagira indangagaciro nzima, akubaha Imana, akubaha umugabo we, akubaha abana be, akamenya gushyiramo imbaraga mu byo akora byose. Uwo ni umuyobozi mwiza w'igihugu. Igihugu gikeneye umugore ukiyoboye mu buryo bwiza, kuko turashima Imana n'igihugu cyacu, dushima Imana ku bwa perezida wacu Kagame, kuko yateje abagore abashyira mu nzego z'ubuyobozi. Ariko noneho ba bagore bari mu nzego z'ubuyobozi iyo bubakitse bakaba barakomeye, igihugu gitera imbere. Icyakabiri, abagore ni abakozi. Iyo umugore yiyemeje gukora ikintu akabona uramushyigikiye, azana umusaruro munini mu gihugu. Nako n'abagore bayoboye insengero, uriya umugore, abagore bakunze kugira amarangamutima cyane. Abagore ni abantu bagira impuhwe, nubwo n'abagabo bazigira. Ariko umugore n'umuntu ugira impuhwe. Abagore bakunze kwitonda, ntibakunze guhubuka. Usanga muri kamere y'abagabo, rimwe na rimwe afata ibyemezo atatekereje.
ariko umugore mwiza watojwe akaba mu nzego z'ubuyobozi za leta, uwo mugore yakubaka igihugu gikomeye kandi bubaka amatorero akomeye. Nakoze. Urakoze kuvuga ikibazo cyiza munyamakuru. Ndagira ngo ntari nagira ku ruhare rw'abagabo, nkomeho gatoya kuri icyo kintu babazaga cy'uruhare rw'umugore wubatswe neza uburyo yubaka igihugu. Cyane tuvuga iki gihugu, iyo tuvuga igihugu tuba tuvuga abantu bagituye. Nukuvuga rero ni wa mugore natangira abyarira igihugu, akakirerera, akagikuriza, agaha abana umuco, aba bana bakagenda akaba aribo ejo bazaba bayobora igihugu cyangwa se bakora ibindi bintu n'amatorero. Rwose uwo mugore aba yatanze umusanzu we 100% ku gihugu. Ubajije abagabo bangana nanjye no kuzamuka hejuru, bakubereye abanyakuri, ukamubaza ngo wowe n'umugore wawe urumva ari nde wakwifuza kwapfa mbere? Umugabo akubereye umunyakuri ungana nanjye no kuzamuka batoya simbizi, yakubwira ati jewe nakwifuza gusiga umugore wanjye ku isi nkabanza gupfa. Kuko ubu nkanjye ibyo nge nanabisabye n'Imana, ndavuga ngo Mana, sinzi igihe wangeneye n'imyaka wangeneye, ariko uzambabarire umugore wanjye ntazansige ku isi, simba ndebaho nayitangirira ngo nyishobore nshingiye ku ruhare rwe mu buzima bwanjye. Reka mvuge uruhare rw'umugabo. Ndagira ngo nshimire His Excellency Perezida wa Repubulika wacu na buri mugabo wese wishyigikira umugore we kugira ngo atange umusanzu we. Ibihe by'inyuma byashize ibyo nabonye ndi mutoya, uruhare rw'umugore rwabaga ruhari ariko ntirugaragare, ndetse n'umuntu yapfa adashatse kandi yarageje imyaka yo gushaka agatekerezwaho ibintu byinshi, bakamwumvaho ikibazo gikomeye. Ibyo bigaragaza uruhare yuko umugore yabaga afite uruhare runini ariko ntirushyirwe kuri teri ngo rugaragare. Ndagira ngo rero nshimire perezida wacu kubona nk'uyu munsi inteko yacu y'igihugu abagore ari bo benshi, kubona ahantu hose muri domaine zose ushobora kugenda ugasanga abagore bahari, ndabimushimira. Ariko nshimire n'abagabo bashyigikira abagore babo, babubakira icyizere, bakababwira yuko bashoboye, batabaca intege kugira ngo bakomeze kubaka uruhare rw'umugore mu gihugu. Rero umugabo yakubaka ate uruhare rw'umugore we kugira ngo umugore agire uruhare mu gihugu? Ni igihe cyose wamweretse yuko ashoboye, ni igihe cyose wamweretse yuko, burya nemera yuko byibura nka 70% iterambere ry'urugo umugore aba yagizemo uruhare rungana na 70%. Shingira rero kuri cyagiye bya bindi wabonye yakoze mu rugo, ya 70 wabonye yakoze mu rugo kugira ngo urugo rwawe rutere imbere, wamukundiye none akanabisohora bikajya no hanze, bikajya no muri community, nkeka yuko byaba byiza. Rero nsaba abagabo bose bakomeze gushyigikira abagore babo, babubakamo icyizere, babubakamo ubushobozi. Ndashimira abagabo barongoye abagore baracikisha amashuri bakabashurira mu mashuri bakiga, abo barabikoze. Umugore akiga wajya kubona ukabona ashoboye kubeshaho umuryango, afashije umugore. Ndashimira babatangireza business, ndashimira abagabo baretse abagore babo bakaza ugasanga nakijwe ariko umugore arakijwe kandi umugabo arabimwubahira, akumva yuko gukizwa k'umugore, gusenga k'umugore hari icyo bifasha ku muryango. Rero rwose ni uruhari nanone mbona abagabo barimo bakora, na cyane cyane abo mu Rwanda, ndabibashimira. Ariko rwose birimo birakorwa neza kandi birabyara umusaruro cyane. Nagira ngo mvugeho akantu gato. Umugabo nk'uko wabivuze wabisobanukiwe ni umunyamugisha, kubera yuko twebwe icyo muduhaye nicyo tubasubiza kandi tukakibasubiza mu bwinshi. Yego, ni ukuvuga ngo niyo mpamvu umuhereza ibyo kurya ukuye
aho wagiye guhiga nyine guhaha, we ntagusubize bya bindi bibisi ahubwo akabigusubiza bitetse bimeze neza. Ukamuzana mu rugo rwari inzu yawe, we wayitaga inzu, ariko iyo umugore rugezemo nibwo ruhinduka urugo. Rero bivuze ngo umugabo uri hanze aho wabyumvise, umenye gusa ngo bisobanukire icyo uhaye umugore nicyo agusubiza, kandi icyo akakigusubiza mu bwinshi. Iyo umuhaye ubumenyi, iyo umuteje imbere nk'uko uko umubyeyi yabivugaga, arasohoka akagukorera ibintu bakavuga ngo kandi ishema ritaha kuri wa mugabo, mukarunaka. Ntabwo mba nyivuzwe ngo jori mukarunaka niwe wakoze ibi. Umugore ni ishema ry'umugabo we, umugore ni ishema ry'umuryango we. Ariko rero mbibutse ngo icyo muduhaye twebwe turagisubiza, ariko tukagisubiza mu bwinshi. Rero nimwe bagabo mukwiye guhitamo. Mwaha umuyobozi mbere yo kutugana ku musozo kugira ngo nyirizina yinjire kuri iyi minsi uko izakurikirana y'igiterane anadusoreza. Ariko noneho ngira ngo iyo tuvuze amatorero akorera mu mujyi wa Kigali no hanze y'umujyi wa Kigali no mu ntara, hari za foramu n'iki, sinzi niba iri mu yihe cyangwa ari amatorero yose muri rusange. Ngira ko nakambere ari buze kukadusubiza. Hanyuma ndagira ngo tumenye ese hazongera gutegurwa indi summit nk'ingi nanone, nabyo tuze kubimenya kugira ngo abadukurikiye batagira ibibazo byinshi bibaza muri commentaire mutari buze kubasubiza. Hanyuma rimwe na rimwe iyo tubashije kwakira abanyamahanga benshi baje mu muco wacu w'Abanyarwanda, sibyo no kuba bijyanye n'imisengere ariko noneho cyangwa se imyizerere, ariko n'igihugu cyacu kirabikonta bijyanye n'umuco. Twaba tuti ntabwo tuzagira ibibazo ko hari igihe twakwakira abanyamahanga benshi akazamo n'abatwinjiza muri wa mwuka mwahoze murwanya w'ubutinganyi. Nabyo mwabirebyeho, mwarabisengeye kugira ngo bize kugira abantu benshi baze gushira impungenge. Hanyuma noneho uze kutubwira iki giterane nyirizina uhereye ku munsi wa mbere kugera ku munsi wa nyuma uko ibikorwa biteganije, kugira ngo noneho tubareke mudusengera. Ntabwo twongera kugaruka nk'abanyamakuru, turashoje. Murakoze. Reka ibibazo bibazije ari byinshi ariko turabikurikiranya tubisubize. Reka mbanzirize ku icyo cya nyuma cyabajije outcome, icyo duteganya kuzavamo. Icya mbere, impamvu iyo tuvuze ngo dutumiye abandi bakozi b'Imana, ntabwo dupfa gutumira abantu tutazi, nubwo ari abanyamahanga, ariko nubwo tudahuje ngo turi Abanyarwanda, ariko ni bene data muri Kristo. Ni abantu tuba tuzi, ni abakozi b'Imana tuba tuzi imyizerere yabo, bizera kimwe natwe. Ntabwo rero twapfa gutumira abantu tutazi. Icya kabiri, outcome mbese umusaruro. Turateganya ko hazavamo umusaruro ukomeye, kubera yuko ntabwo ushobora kwicaza abagore muri summit mu nama bakicara imbere y'abagore basobanutse, abagore bize, abagore bafite imbaraga z'Imana, bakabayobora bakabigisha bati ugeze muri iki kibazo ukifatamo gutya, iyo ukora akazi ugakora gutya kugira ngo ubone inshuti nzima. Dufite amatopiki azigishwaho atandukanye. Abo bagore nk'uko mubareba buri umwe wese afite topiki ye yateguriwe. Topiki mbese nicyo inyigisho azaba yigishaho. Zimwe n'inyigisho zigendanye n'imibanire y'abantu, ukuntu ushobora kubana n'abantu mukabana neza. Izindi n'inyigisho zigendanye n'ubucuruzi, ukuntu ushobora kwiteza imbere, ibyo ukora uburyo ushobora kubyagura. Izindi n'inyigisho zigendanye no kwizera Imana, zigendanye n'umuhamagaro wawe, uburyo ushobora kuwuhagararamo. Mbese n'inyigisho zitandukanye. Izo nyigisho zose rero ziba zigiye guhindura imitima y'abantu. Ubu natwe uyu munsi wa none turi icyo atari ko ntabwo twavutse gutya. Je ntabwo navutse ndi umuyobozi, ntabwo navutse ndi umugore ukomeye, ntabwo navutse ndi umugore uzi kuvuga, nakijijwe ndi umwana mutoya, ariko kubera bene izo nyigisho ziba zifite icyerekezo zituma ukora, ubuzima bwanjye bwarahindutse. So iyo ni outcome nini, ni n'umusaruro munini. Turateganya ko abagore bose bazitabiriye summit, umwaka uzajya kurangira buri mugore wese afite icyerekezo atumbiyemo kandi cyiza kizazana umusaruro ku rugo, ku itorero no ku gihugu cyacu.
ikindi rero twasorezaho good summit izongera kuba. Harimo iyi summit nk'uko mwayumvise, harimo abagore, harimo summit y'abagore, ariko hakabamo n'igikorwa cyo kubahisha ababyeyi, intwari zo kwizera, hakabamo n'igiterane cy'ububyutse cy'umugoroba. Iki ni igikorwa dukora buri mwaka, ahubwo umwaka utaha tuzibanda ku bagabo. Uyu mwaka n'uw'abagore, umwaka utaha hazabaho igikorwa cy'abagabo, ariko igikorwa cyo kubaha abasaza, ababyeyi, cyo kirakomeza buri mwaka. Ubabo tutubashye uyu mwaka, umwaka utaha nibo tuzubaha. Yes. Nk'uko yabivuze, iki ni igikorwa cy'itorero. Iyo tuvuga itorero tuba tuvuga abakristu muri rusange mu gihugu. Bose baratumiwe, bose igikorwa barakizi, bagifitemo uruhare. Kuko n'ababyeyi, intwari zo kwizera tugiye kubahisha ntabwo ziva mu itorero rimwe. Ni ababyeyi bava mu matorero atandukanye, mu mirimo y'Imana itandukanye, mu misingi itandukanye, tubyita imisingi harya. Mbese ubwo ni denominations, imiryango itandukanye. So urareba rero ni igikorwa cy'itorero, kandi ni igikorwa kigiye gukiza itorero no gukiza igihugu cyacu muri rusange. So abashumba benshi bazaba bakirimo. Umunsi wa mbere rero, kuko ari tuzatangirana na summit y'abagore kuva ubwo ni tariki 20, ni iki cyumweru kiza ku wa gatatu. Iki cyumweru kiza ku wa gatatu nibwo summit y'abagore izatangira, n'igiterane rusange kizajya kiba buri mugoroba. Summit y'abagore, inama y'abagore izajya itangira mu masaha ya mu gitondo, dusoze saa 9. Hanyuma igiterane cy'ububyutse cy'abantu bose muri rusange, ari abagabo, ari abagore, ari abasore, ari inkumi, gitangire saa 11 z'umugoroba abantu bavuye mu kazi. Ibyo rero noneho ku wa gatandatu hazajyamo igiterane, igikorwa cy'ababyeyi cyonyine, kuko kizatangira saa 8. Ariko mu masaha ya mu gitondo tuzakora umuganda, aho ubuyobozi buzaba bwatweretse, twarabisabye, aho bazatwereka niho tuzakorera umuganda. Aba bagore baturutse mu bihugu bitandukanye, ndetse n'abagore bo mu Rwanda, ndetse na bene data b'abagabo, tuzafatanya nk'itorero gukora umuganda, kuko umuganda ni umuco w'Abanyarwanda. Amahanga iyo yumva bakumva ko u Rwanda rusukuye cyane, bibaza ngo tubikora duti, ariko nuko Abanyarwanda ari mu maboko y'igihugu. Turashaka nabo kwiga, kandi nabo baba baje bashaka kwigira ku Banyarwanda. So turumva ari amahirwe akomeye kuzagira icyo gikorwa cy'umuganda kuri 23 ku wa gatandatu mu masaha ya mu gitondo saa 8 zuzuye. Abantu bazaba batangiye kwicara, twinjiye mu gikorwa cyo kubahisha ababyeyi bo kwizera. Hanyuma ku cyumweru itariki 24 azaba ari umunsi wo gusoza. Abantu bazava mu nsengero zitandukanye, aho bagiye mu nsengero zabo gusenga, ariko saa 9 zuzuye twinjire mu materaniro yo gusoza icyo gikorwa. Imana ibahe umugisha. Tuzasoza ku cyumweru. Amen. Numero za telefone ndabaha izanjye, hanyuma nawe abahize. Izanjye mwambonaho ziri no kuri WhatsApp, ni 07 22 52 19 78. 07 22 52 19 78. Hanyuma reka babwiriye nindangiza dusenge. Yanjye ni 0788 69 03 37. 0788 69 03 37. Numpamagara zakwakira neza, uyobore no mu giterane mpakugeze. Imana ibahe umugisha. Amen. Reka tubanze duhe bishop nawe ababwire ngo Imana ibahe umugisha, mbone gusenga. Turabashimiye ubw'iki kiganiro cyiza tugiranye, n'ibibazo byiza byari byuzuye ubushishozi mugiye mutubaza. So turabashimiye, Imana ibaduhera umugisha. Murakoze cyane banyamakuru. Amen. Nanjye ntarasenga, reka mbanze nshimire timu yanjye. Bishop, Imana iguhe umugisha. Murakoze kuba imbaraga z'abagore no kuba imbaraga z'igihugu mu murimo wayo.
urakoze Apostle Nzamwita, nawe turagushimiye, Imana iguha umugisha. Apostle Jori, coordinator w'iki giterane, Imana iguha umugisha. Abanyamakuru turabubaha, turabashimira kuko ni mwebwe kanwa kacu, ni mwebwe mugeza amakuru kure. Ibyiza byose abanyarwanda babona n'isi yose ibona nuko muri abanyamakuru beza. Imana ibaha umugisha rero. Reka twubahe Imana, tuyishimire. Abanyarwanda mwese turabatumiye, inshuti zacu turabatumiye, abakozi b'Imana turabatumiye, nimuzabure muri ibi bikorwa byo guhabwa umugisha. Imana yacu ishimwe. Data, mu izina rya Yesu turagushimiye kubw'ineza yawe n'ubuntu bwawe, turagushimiye kubw'uyu mwanya tugiranye n'abanyamakuru kugira ngo iki gikorwa kiguheshe icyubahiro, giheshe icyubahiro igihugu cyacu, giheshe icyubahiro itorero, cyubaka abanyarwanda, abantu bose bashobore kukimenya. Abanyamakuru baha umugisha, ibinyamakuru byose bayoboye bihabwa umugisha. Mwami, turasenga kugira ngo uyu murimo buri umwe wese uzaza akaza muri iki giterane, akaza muri iyi summit, akaza muri iki gikorwa cyo kubahisha ababyeyi, bazabone neza yawe n'ubwiza bwawe. Natuye umugisha ku gihugu cy'u Rwanda, natuye umugisha ku banyarwanda bose aho bari mu mpande zose z'iyi si, natuye umugisha kuri buri umwe wese ugiye gukurikirana iki gikorwa. Habwa ishimwe n'icyubahiro kuko ni wowe dukuraho byose, mu izina rya Yesu, amen. Amen.